Alright, ni MC Makenga iki ni Kiruzungu w'ubutuje ni umuhungu wanyu umuhanzi wanyu kabisa mu gihugu cy'u Rwanda ndi number 1 wabyanga wabyemera muri kubibona ko turi kuri ahantu turi duherereye kabisa tubagezaho ukuntu ibintu bihagaze iwacu hano ahangaha turi ni kuri hano ku mugore ucira amazi aho mugenda mubona kabisa imashini ziracyari mu bikorwa bitandukanye ziri cyombi yita gukora isuku hari ibikorwa bigiye kuhajya mu minsi mikeya tuzabasha kumenya ariko ntituramenya ikintu bagiye kuhashyira ariko tuzagenda tubikurikirana gakeya mumve mutuje rero mba bari ku bwanyu ni MC Makenga umuhungu wanyu mukoresha comment subscribe like ewana kabisa ubundi hasigaye n'abandi bamenye umugabo n'imigambi tuba turi ufite kabisa uburyo tugomba kuba 2025 bigomba kuba ibintu by'umwihariko mba mari hano rero ku bwanyu abakurikiye Makenga TV ngira ngo muri kubona imashini ziri mu bikorwa bitandukanye aho muzi ku mugore ucira amazi mukoresha ya rero icyo nzi cyo hano hantu hamaze igihe kinini cyane nkiri n'umwana muto najyaga nsa i Kigali nkasanga hari umubyeyi ufashe umwana none dore ntawe ukiriho bamukuyeho uko byagenda kose ibintu tubigiye kuhajya tubitega amaso ndabakunda cyane ikiganiro cyo ni akagaruka ni ku mugore ucira amazi murabona ndi hafi yanjye aho bita Radisson ukahita wegera hariya kuri convention ni ibintu bimeze neza ni Ruzungu mari ku bwanyu rero mwumve mutuje